الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، tutangiye dushimira Allahu tabaraka wa ta'ala, amahoro n'imigisha n'imbabazi bya Allahu tabaraka wa ta'ala nibisakare ku mukunzi wacu, umwarimu wacu, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, we n'abiwe n'abamukurikiye, dusaba Allahu tabaraka wa ta'ala ko yadushira muri abo ngabo. Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man somata naja, rawahu at-Tirmidhi. Bavandimwe wa Islam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama muri hadithi ngufiya cyane yatugiriye inama itubwira iti, wa wundi uzarangwa no guceceka mu gihe yirinze kuba yavuga amagambo mabi, amagambo yo gusebanya, uwo nguwo afite intsinzi imbere y'Uwiteka Allahu tabaraka wa ta'ala. Ini hadithi iri kwa Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Bityo bagaragu ba Islam, n'umwemeramana birakwiye yuko yagakwiriye kurinda ururimi rwiwe, akamenya niryari akwiriye kuvuga, ese ni iki agiye kuvuga. Yasanga mu byo agiye kuvuga ari buze kuvuga ibidashimisha Uwiteka Allahu tabaraka wa ta'ala, cyangwa se yasanga mu byo agiye kuvuga harimo ibitagira icyo byamarira umumaro sosiyete, yarangiza akabyirinda, kubera yuko naramuka yisanze muri ba bandi bavuga amagambo mabi, muri ba bandi birirwa banegura, uwo nguwo amenye yuko afite igihombo ndetse n'amakuba azayibazwa imbere y'Uwiteka Allahu tabaraka wa ta'ala. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yarabajijwe iti, ayyul islami afdal, ni ubuhe buyisilamu buboneye, ni ubuhe buyisilamu bwiza ya Rasulallah. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama irangije iravuga iti, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alayhi. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama irangije iravuga iti, Uwisilamu bwiza, umuyisilamu mwiza, ubuyisilamu buboneye ni cya gihe abayisilamu bagenzi bawe, abemeramana bagenzi bawe bazabona umutekano, bakabona ibyishimo binyuze ku rurimi rwawe ndetse no mu biganza byawe. Bityo bagaragu ba Islam, ndakugira inama nanjye nyigira yuko twarangwa no kuba twaba muri ba bandi barangwa n'imvugo nziza, dore yuko Allahu tabaraka wa ta'ala biri mu bintu yahamagariye abemeramana. Ubwo Allahu tabaraka wa ta'ala atubwira muri Qur'an, atubwira ati, waqulu qawlan sadida, ati mujye murangwa n'imvugo nziza, mujye murangwa no kuvuga amagambo meza. Yuslih lakum a'malakum, nimurangwa no kuvuga imvugo nziza, mugatinya Uwiteka Allahu tabaraka wa ta'ala, bizatunganya ibikorwa byanyu bizaba indashikirwa imbere y'Uwiteka Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ababarire ibyaha. Bizaturinda kuba twagwa mu cyaha cyo kuba twanegura, cyo kuba twavuga amagambo mabi. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bityo bagaragu ba Islam, uzumva urwibutso rwa Allah, akumva
amagambo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, akumvira Allah ndetse n'intumwa yiwe, uwo nguwo afite ubuzima bwiza, niwe ufite intsinzi. Nkuko twatangiye tubivuga muri hadith twatangiriyeho, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yatubwiye ati man somata naja, wa wundi uzaceceka agaceceka agira ngo yirinde kuba yavuga amagambo mabi, uwo nguwo afite intsinzi. Ariko kuba umuntu yarangwa no kuba agiye kuvuga amagambo meza afitiye sosiyete akamaro, amagambo afasha bagenzi be, uwo nguwo ku bushobozi bwa Allah tabaraka wa ta'ala azageze, kubera yuko nicyo Allah tabaraka wa ta'ala atwifuriza nk'abemeramana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.